murakaza neza kuri channel yacu. Tubahaye ikaze. Uyu munsi twabateguriye ibintu byiza mugomba kumenya nimba mushaka kuba abakire. Uyu munsi twabateguriye ibintu 10 ugomba kwigomwa niba ushaka kuba umukire vuba. Icyambere, ugomba kwirinda kugura ibintu bihenze cyane. Niba ushaka kuba umukire vuba, irinde kugura ibikoresho bihenze. Aha uba ugomba kwirinda kugura inkweto zihenze, imyenda ihenze, televiziyo zihenze, telefone zihenze ndetse n'ibindi. Murabizi ibyo bita ibintu bya Alex, ibyo bintu ugomba kwirinda kubigura. Uba ugomba kugura ibintu by'ingenzi ukenera mu buzima bwawe, ukabaho mu buzima buciriritse. Umuhanga witwa Robert Kiyosaki yaravuze ati, iyo abakire bagiye kugura ibintu bihenze cyangwa twakwita les biens de luxe, babigura nyuma biza ku mwanya wa nyuma. Naho mu gihe abantu b'abakene, ibintu bihenze cyangwa les objets de luxe nibyo babanza iyo bagiye kugura. Bityo rero ugomba gutekereza uburyo ushora amafaranga yawe ugura bene ibyo bintu bihenze cyane. Kuko niba ushaka kuba umukire ugomba kubyigomwa. Icya kabiri ugomba kwigomwa ni ubushuti n'abantu b'abakene. Impamvu abantu b'abakene ni abantu baba badafite intumbero cyangwa intego zihamye zabo zo mu gihe kizaza. Nujyana naho ubucuti n'abantu badafite intego mu buzima bwabo zo mu gihe kirekire, ibyo bizagusubiza hasi. Urabizi ko bajya bavuga no mu gifaransa ati dis ce que tu hâtes je te dirai ce que tu es, cyangwa mbwira aho mugendana ndakubwira uwo uriwe. Icyo kintu ugomba kukizirikana. Nimba ugendana n'abantu, ndetse na Bibiliya bivuga kubemera Imana, Bibiliya ivuga yuko nugendana n'umunyabwenge uzaba umunyabwenge. Bityo rero niba ugirana ubushuti n'abantu batagira intego zihamye zo mu gihe kizaza, cyangwa bagerageza gukora cyane kugira ngo bazagere ku bintu bifatika bigaragara, nawe ubwo uzaguma hasi. Icyo ukizirikana. Icya gatatu, ugomba kwigomwa imbuga nkoranyambaga ndetse na televiziyo. Aha niba ukoresha imbuga nkoranyambaga cyangwa social media, ugomba kubikoresha mu buryo bikwinjiriza amafaranga, nko kuzikoresha wamamaza. Imbuga nkoranyambaga hamwe na televiziyo ni ibintu bishishikaje, ariko niba ushaka kuba umukire ushobora kugenzura uko ukoresha izo mbuga nkoranyambaga. Ariko umenye ko niba ikintu gishishikaje ariko kikaba kitakwinjiriza amafaranga, ubwo umenye ko kigutwara amafaranga. Nawe urabizi, umwanya ni amafaranga. Time is money, niko Abongereza bavuga. Niba igihe ari amafaranga ukamara igihe kinini wicaye ureba televiziyo cyangwa ku mbuga nkoranyambaga, ubwo buri gutakaza amafaranga. Kuba wamara amasaha 7 imbere ya televiziyo ni ikintu gishishikaje. Cyangwa niba wamara umunsi byibuze nko kuri Facebook cyangwa Instagram uyisuye nk'inshuro 10 ku munsi, bigaragaza nyine ko ishishikaje. Ariko umenye ko hari ibintu by'ingenzi biruta ibyo ngibyo. Ibyiza ni uko wamara icyo gihe ugikoramo ibintu bihambaye, aho kumara icyo gihe wishimisha. Icyo naturacyumvise. Reka dukomeze ku cya kane. Cya kane, niba ushaka kuba umukire vuba ugomba kwigomwa ibitotsi.
Bisobanuye iki? Bisobanuye ko ubyuka kare ukaryama utinze. Ibyo bisobanura yuko ayo masaha umara ugomba kuyamara uyakoresha ibintu by'ingenzi. Niba ufite akazi gakorerwa online ukaba ubyitaho, niba ari akazi kandi gasanzwe ukaba ugategura, cyangwa nimba ari imipango yindi y'imishinga upanga ukaba uyikora muri icyo gihe, ibyo bizagufasha. Ariko ushobora no gusomamo ibitabo bishaka gutuma ugira ibitekerezo byo kuba rwiyemezamirimo. Hari n'ibindi bishobora gukora muri icyo gihe. Reka dukomeze ku cya gatanu. Niba ushaka kuba umukire vuba, irinde kubona abandi yuko aribo batuma utaba umukire cyangwa udatera imbere vuba. Urugero, hari igihe abantu bumva bijujuta, gukora hano business biragoye, kugira gutya na gutya na gutya. No, irinde gushinja abandi ko aribo ba nyirabayazana batuma udatera imbere. Ikindi ugomba kumenya ko nta muntu ushobora kugufasha kuba umukire. Niba ushaka kuba umukire, irinda gushinja abandi ko aribo batuma utaba umukire. Ugomba kumenya ko ubuzima bwawe aribwo ugomba kwitaho 100%. Ugomba gukora cyane. Icyo nacyo turakirangije. Tugiye ku cya gatandatu. Niba ushaka kuba umukire vuba, ugomba kwigomwa ukumva yuko utazahomba. Urabizi mu buzima bwacu tubamo, ikintu cyitwa guhomba ntabwo ari ikintu dutinya, ni ikintu kibaho kishoboka. Rero nimba wumva ushaka ko uzaba umukire vuba, icyo kintu ukikuremo mu bwenge yuko uzahomba. Twagiye ku cya karindwi. Kwihangana. Akenshi iyo umuntu ari gukora business cyangwa abasha yumva yuko yakagombye kuba umukire vuba vuba, ariko ntabwo bibaho. Ntabwo habaho shortcut cyangwa inzira y'ubusamo yo kugira ngo umuntu abe umukire. Ubwo rero ni ukwihangana mu gihe utegereje ko uzaba umukire. Nubwo byafata igihe gitoya, byafata igihe kinini, ariko icyo ugomba kukizirikana. Umukire witwa Warren Buffett yaravuze ngo ntushobora kubyara umwana mu kwezi kumwe kuko uteye inda uyu munsi. Bisobanuye yuko urabizi ko umwana avukira amezi 9. Ugomba kwihangana, ugomba kwihangana ugategereza igihe intego zawe zigererwaho. Yenda reka nsome neza umwayo magambo ya Warren Buffett uko yavuze, nkuko yanditse neza. Yaragize ati, ntushobora kubyara umwana mu kwezi kuko uteye inda uyu munsi. Bisobanuye ko utegereza amezi 9. Ntabwo ugomba kurambirwa. Ntabwo ushobora kuba umukire mu kwezi gukurikira. Ntabwo ugomba gushaka inzira y'ubusamo, kuko inzira z'ubusamo ziyobora mu kuyoba. Reka tugere ku cya 8. Ugomba kwigomwa nimba ushaka kuba umukire vuba. Ugomba kwigirira icyizere. Mu byo ukora byose ugomba kwiyumvamo ko ugomba kuba umukire. Icyo bita self confidence. Icyo kintu nugikora birashoboka. Ushaka kugitangira wageramo hagati bikanga, ugasubira inyuma ukongera ugakora paka ukigezeho. Tugeze ku cya 9. Ugomba kwigomwa umwanya wo gusoma ibitabo. Nta handi wakura umwanya mwiza
cyangwa n'ahandi ushobora gukura ubumenyi kugira ngo ubone birashaka kuvuga ngo ni ahantu wakura umwarimu mwiza ku bijyanye n'amafaranga, atari ku bantu bafite amafaranga. Ugomba gusoma ibitabo bijyanye n'iby'imari cyangwa icyo bita financial books, kuko bavuga ngo financial books can change your finance life. Bisobanura ko ibitabo birimo ibijyanye n'amafaranga bishobora gutuma bihindura ubuzima bwawe nawe ukagira amafaranga. Habamo ibitekerezo byiza ushobora gusoma bikakwesiparinga cyangwa bikakungura ibitekerezo bishyashya, nawe ukaba wabasha gukora ukabasha kubona amafaranga. Icya nyuma tugiye gusorezaho ari mu ibyo bintu 10 twavugaga, ugomba kumenya yuko kubona ubuzima bworoshye atari ibintu by'ako kanya. Ugomba kumenya yuko kugira ngo umuntu abeho mu buzima bworoshye biraharanirwa, ntabwo ari ibintu byikora ngo ujye ubona ubuzima buroroshye. Wapi, bisaba kubiharanira, bisaba ko ushyiramo umuhate, kandi ibitekerezo byiza tubikura ku bandi bantu. Hari umuhanga wigize avuga ngo mu myaka 5 uzaguma uri wa wundi, usibye ibintu 2: abantu uzahura nabo ndetse n'ibitabo uzaba warasomye. Bityo rero wakoze kudukurikirana muri iki kiganiro cyacu. Niba uri mushyashya kuri channel yacu, twagusaba kwakanda subscribe kugira ngo ikiganiro tuzadutambutsa ujye tubona notification. Turagusaba ukande like, wandike comment, utugire inama, tubwire ibyo twahinduramo, nimba wumva ari byo twazaganiraho mu gihe kiri imbere, nabyo wabitubwira nta kibazo. Sharinga mu magurupe ubamo, inshuti zabo bamenye bino bitekerezo. Ibitekerezo bidufasha nawe kwiyubaka. Urabizi ko ibintu twiga byose tubyiga tubikuye ku bandi. Ubwo rero wakoze kudukurikirana, nawe utaha.